Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ese ubu noneho muri rusange umukino ugiye gutangirira he? Ese urasoreza he? Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Maria, nibikize kandi wese ukanze imbere urabona yego mana ariko wa mugabo yuko ko warekiye aho ibi bintu urimo nibicyo kuko urabona bikwiye nyasho Maria yego ndakureba mu bizunga n'ivumvura bikuna ndagira ngo sakagara ariko simbikwa kuko akantu gato niko katumye wirakaza kugeza ubwo ufashe ibyemezo nk'ibyo basi ma telefone yanjye nigire mwishyira hamwe ngwiki ntayo nguhaye yego umugore yasunuguye umugabo kubwo wanzuruguye ariko urandinga yanjye ntabwo nigize ngusuzugura rwose ubu se nzabeho natanga ibitekerezo by'uko numva urugo rwabaho hanyuma se gutemagura izo nsina biragarura amatora waciye birakuraho se waraye nkubita biragura ikirahure cya telefone se mvuga rero uravuze si ubundi utungute telefone gitayo mfite yego mana yanjye ndaje nguhagurukire uraza kubona uwo ni Maria urambona hamwe gusa tema nakubwira iki nushaka rwose ubirandure Maria wambabaje kandi umenye ko ntazakubabara ikosa wakoze n'ubu kuba yishyura nawe nimwe nakugiriye ariko koko utinyuka unsuzuguye naragukoye nkagukura mu rugo iwanyu nkagukura muri nyakatsi nkakungahaza iwanyu none uranzira muri agatuza ngo ntuteka kunyumvisha ku rukundo nk'aho nabuze abandi bagore ntiwumva se abagore nyine nabyanze nanjye ntabwo nyobeye ko bafite kandi unabahoramo ariko narakubwiye ngo ntabwo nzemera gusangira inyanya n'inyoni aho niho nkunda rero ntiwumva ugeze ku ngingo nziza kandi umbwire neza n'ufite n'amakuru amakuru ya hehe nta makuru mfite urambabarire gusa icyo nzi cyo nawe urabizi neza ko uhora mu bagore kandi mu minsi yashize n'ubwo wabimishe narabimenye amuteza ari uko biranduye cyakora simbika kandi ibyo ngibyo ngo wagiye kuri kariya kagore kirirwa kayagarara mu kabari hariya kwa Deburandi nabyo ndabizi ngo nangiro nishete kandi wa mugore we erega ndakuzi tubanye igihe kandi umushinga wo kuntera hejuru no kumarika ntabwo ari uwa none simbika nge Mariane ndakuzi rwose niba ushaka kunshaka impamvu ntayo uzabona uzakora ibyo ukora byose ugenda ntabwo nzagutangira yemwe mbazero Maria ndagusabye ufunga uwo munwa wibeshye ugira icyo uhingutse ndahita nkudoda oya nibaze bumve ariko se Maria uraceceka cyangwa uceceka ese urandeba iki Murekate wowe se nkurebye ureba he ariko wa mugore we ubwo nta soni ufite zo kunsubiza gutya imbere y'abana arewe wowe se kuba utazigeze ngo umbwire neza kankwihorera ubwo urahazi nibyo koko hahaze wowe urya umugore ukarya abana wabyaye ukarya bakeba n'incakarafu z'inkobwa zose wiri gutoraguzwa ukirirwa uzitera inda umunsi wose ukira ariko mana ariko iki ubwo se koko watinyuka ukavuga gutyo koko nkuba Murekate garukirizaho ngarukirize hehe nkugize ne hari ikintu gutwaye ariko ubwo wajya ugerageza koko ugakontorora amagambo yawe ntubona ko abana batwumva koko ariko ye ngo bagire ngo ahubwo tegura fete uzabereke mukase n'agahinja wibarutse unanabimenyeshe ko igihe cyo kuyoboka ibijumba kigeze kuko hari nyirankundwakaza mama hariya uri guhekenya amafiriti n'amakoko mbese bo bakirirwa barya ibijumba ariko se Murekate ko umwana yavutse turatindaho kugira ngo bigende gute nicyo ushaka kugeraho ahubwo ubaye iki erega nkuba hari amakuru utari kumpa mawe ya ayahe makuru se ndashaka kumenya ibyo utekereza ku bana bawe kuko watangiye kugenda ubazanamo abandi mu byo tutumvikanye kandi ndabizi mukeba nawe umufiteho umushinga rero nsobanurira ubundi uzadutunga ute ariko ibyo bintu wabiretse ngo mbireke gute se kandi wumva muri 50% igomba gutunga abana banjye hajemo ibyonye Murekate urashaka iki umva nkuba ndashaka kumenya uhembwa ngahe uhemberwa he uhembwa ryari
cyakura Veve karame ukwanga azagutera inda ariko se nk'ibyo bintu bizanyute koko sha mwana wama ubu mba ntekereza aho nzahera njye wacu mu cyaro ntiruye agahinja niyerekeje wumvise inyisakamburiyeho pe ariko rero teta ibyo bintu ugomba kubyikuramo ujye unashima Imana kutayikuyemo ahubwo hafi sha bihe birarutanwa ahubwo narumvishe ngo iyo wakuyemo inda ngo hari ubwo wicara ukumva amajwi y'abana bakurira mu matwi da ngaho ibyo njye ntabyo nzi urabizi ntayo nakuyemo pe wamuganye ndakurenganya gusa ndireba ubuzima nkumvise nihuriza urikaze pe erega si wowe wenyine mwana wa mama nanjye uko mbona sinaraye nsinziye gahore bitse kandi ubu bimeze bite mana sha ibigerageza biba hari ko ibyanjye byo reka ntabwo numva ariko ibyo ushatse kuvuga ndabihera hese shawe dore ejo Gabiro yaje kumfata ku mugoroba mva nari mu cyapa ahandi nkunda kumutegerereza yego sha andengaho aparika ruguru ariko cyane yego ariko ibyo ntabwo nigeze mbitindaho pe niritse inyuma y'imodoka nyine musanganira nuko ninjiye ndamusuhuza mbona ntabwo anyishimiye yego muri make ntabwo yarangitayeho mpfa kwinjiramo nyine ninjira mu modoka ubwo siri yarakajwe n'iki ahaha reka ngusobanurire nyine ubwo ninjiyemo ahita azamura volume ya radiyo ngira ngo wenda nuko ashaka twumva umuziki yego ubwo nkora muri ambaraje nari mfite umuhiji nyimukoza ati ndahaze yego ariko nkumva aravugira ku mutsi w'iryinyo Gabiro ze nuko kera kabaye nise wababajwe n'iki aransubiza ati wanze kunsubiza ku kibazo cy'uko twakora ubukwe nizere ko wese umubwira uti yesi ndabyemera reka da shabyihorere namuhaye igisubizo kidafite naho gihuriye na yego kubira iki se kungabira gukunda ubizi ko mubanye igihe kandi mumaze no gukura shateta ibyihorera iby'iwacu ni birebire ku buryo niyo mbitekereje bintera ubwoba buriya uko tureba kuri iwacu bafitanye inzigo ikomeye ku buryo hajemo akantu ko kwinangira ku mpande z'imiryango yombi yego usanga bacengacengana ariko bakaba batakwerura baba barebana bakisesa ariko umwe yahita undi agacira yego ko Yesu we nkaho barebye imbere ngo bashake uko babaho barwane n'ubuzima bisungane imiryango ihana amaboko baracyari mu byahise mbega igihombo bari kwiteza we wahora n'iki mwana wa mama ntabyo uzi wowe ikibabaje kinakomeye nuko bamwe twita ko aribo basobanutse mu muryango nibo usanga bashyushye bazana ibintu nyine by'ubutiko n'utwo twose ahubwo rero ndabona ari Gabiro uhamagaye akira mwitabi ye oya se ubusa agiye kumbwira iki koko mana we halo yemwe abaha bimora konindera yemwe abaha komeza ntihakinze turiyoye ese ibyo n'ibiki urimo urahonda mu nzu simbika ntawume ndashaka gukora ubwirikira sha reka ye hari ibyo ugiye kujya ukoresha se amazi y'umureko amazi yabaye ikibazo ndashaka kuyungura amatemba ajya nyabika kare hano turanayangwa twebwe ngo untuse mu amazi y'umureko habuze iki cyane rwose ubwo uzi ukuntu amazi yarekewe mu kibindi nk'iki anavuye ku mategura uzi umwanda bafite reka twe turinywera twaranayamenyereye rwose hanyuma se reka wenda iby'amazi tujye tugihoreye wenda turaza kubivuga nyuma ikibazo cyawe cyo muri koperative ukigezeye ntamenya rwose uravuga se biriya bandeze ngo narabambuye none se hari ikindi kibazo nzi ugira muri koperative yayaga ntawumenya hoshi nibagenda njye buriya nabivuyemo ibya koperative sinshaka no kongera kubyumva ubivamo umva mubwire
wabivamo wagira njye ndeka nkubwire rwose si byiza kwitandukanya n'abandi kandi burya reka gukorana na bagenzi bawe ntako bisa biranafasha bariya basika buri batwishongora mu gishoro cyacu ahubwo mva Ntawumenya ubu nyifite undi mushinga umushinga kagira inkuru uwo mushinga wese ni bwoko ki ndashaka gufungura uruganda Ntawumenya uruganda nkajya niyengera inzoga nziza munyitege ndaje mbakirane bidatinze ni impamo y'Imana sembe kanga washinze uruganda cyane umva nkubwire rero niba ushaka gushinga uruganda kugira ngo ibintu byawe birambe uramenye wikuremo inzoga z'ibikwangari kuko rwose simbikangwa mbikubwiye hakiri kare ntago wamara kabiri bataragufunga ariko Ntawumenya bamvuga ikizi njye narabiteguye neza nzabikora ku ibanga rikomeye kandi nzi ko inaba zayo nkikabageramo ubundi si yo nzoga ushaka kwenga ubwo ibikoresho byawe birizewe simbika ko mfite ubuki nkajyana n'urutoki se nabuzwa n'ikikwenga nuko ye ndumva rega wiyemeje wakenyeye waniteye ndumva wanakaniye rwose ngo urakora inzoga umva Ntawumenya ubu ngiye guhera ku majerekani 2 nzajya nenga ndanguze do abagura agacupa kamwe muzajya mujya kwishaka arabijya mu gasantire hanyuma se ubwo ngubwo uzajya uyigurisha ngahe ahubwo se ubwo n'inzoga bwoko kibizi koko simbika Ntawumenya ni inzoga y'ubuki nyine irimo umuneke n'umusemburo kabuhariwe kandi uranze akaboko kanjye ntawe uzajya amara 2 nanayiboneye n'izina kagira inkuru ubwo si yo nzoga yawe ngo uzahita ngo ikira umuryohera busy beer ahubwo reka nze ngweho gato banze gusugongeza umva uko imeze nzanira nesomereho nzanira numva iyo nzoga yawe akira wumve reka betse mbanze nkubiteho umusa numva irakakaye uretse mbanze nongera nsomeho wasogongera ucure wumve irimo akabita gashaka yewe mbega inzoga nose simbika ko numva ikaze nakubwira se urumva itarenze uzi ko ndi kumvamo n'akantu kikakama kandi nkaba numva isa n'iyamena umutwe Ntawumenya iyo uzajya yinywa akajya kuri moto nadafata ngo akomeze izajya imubirandura mba nkwambuye icupa rizajya rinywa 4 ndakurahiye simbika iby'iyi nzoga yawe ndumva nasobanukiwe ahubwo si ikibazo cy'amatsiko iyi nzoga yawe yujuje ubuziranenge mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye kuri Instagram ni ishya culture troop, Twitter ni ishya culture troop, Facebook naho ni ishya culture troop, YouTube naho twitwa ishya culture troop. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 7 5 Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.